Mu gice cyatambutse mu nkuru n'imbabazi naguha twari twasize Krenia Naria bari barimo babaza Ekim Medira Guru ndetse na Kare icyaba cyabaye cyatumye mama wabo agira ihungabana kugeza ubwo bimuviramo kujya kwa muganga. Bari babuze aho bahera bababwira ndetse bari banacecetse. Inkuru yacu reka tuyitangirire kuri aba ngaba. Kare arimo arira arabwira ati ibintu ngiye kubabwira ntago mwabyizera, ibintu twabonye n'amaso yacu n'agahomamunwa njye byandenze, yewe ari na papa wanyu byamurenze, anko wanyu Medi ndetse na Ekimu. Impamvu nabo mubona bacecetse nuko nabo byabarenze. Ndiyabaza Kare kavuga ati none se ni ibiki? Kare ahera kakababwira kavuga ati bya Debora si byiza. Ati ngo iki Debora kandi nanone murongeye mugaruye Debora. Krenia acyumva izina Debora ahita asohoka. Mu gusohoka Ria aramukurikira kavuga ati muvandi twitahire, niba ari Debora twitahire, ndumva ntakeneye kumva inkuru ya Debora. Krenia ati Ria ibyo uvuga ni ukuri. Ria abaza mukuru we akamubwira ati se basa abari njye ugutwara, abari njye utwara kuri iyi nshuro. Krenia atoya Ria reka ntwara ari njyewe. Ria ati oya, ubwo bakubwiye izina Debora ndabizi muri we biricanze, reka abari njye gutwara. Batangira gusiganira ko umwe yatwara undi agatwara. Bakira aho ngaho bahagaze rero bajya kubona bakabona Ekimu aje abasanga. Bahera ko bakinjira mu modoka kugira ngo atanabavugisha. Krenia yahita yatsa imodoka, ataragenda Ekimu arayitambika akavuga ati nushaka ungonge ariko byibura wanyumvise. Ria ati anti watuviriye mu nzira tukigendera, twumvaga ari n'undi muntu, kumbe ni Debora. Nta kintu dukeneye kumva pe. Uriya munyamabise noneho kuri inshuro yabaye ikira mugira n'ibibahangayikisha. Ekimu arababwira ati basi ni mumpe iminota 2 yonyine ngira icyo mbabwira. Krenia yahera kagafungura ibirahure by'imodoka kavuga ati ngaho tubwire turihuta widutwarira umwanya kandi dukeneye gutaha tukajya kuruhuka, amasaha arakoze. Undi ahera ko akamubwira ati Krenia yego ndabizi ko budashaka kumva umuntu ukubwira ko Debora ari mama wawe, ariko mama wawe ntago ameze neza. Krenia ati banza ukiriyaringe ibyo bintu uvuze, vuga uti Debora ntago ameze neza, wivuga ngo mama wanjye ntago ameze neza. Mama wanjye musize hariya kandi atubwiye ko ameze neza, ubundi uri kumbwira utameze neza ntago ari mama, simuzi. Mama nzi ni Kare, anti utaza gutuma nkubahuka. Ekimu ati ndakumva ariko basi umva Debora yasaze. Ria yita turika agaseka guki Debora sara, ariko noneho barayanjye ayo bisazi biragwira. Debora subwo yabasarishijwe n'iki? Ati anti widutera impuhwe va mu nzira twigendere, tubwira ngo Debora yasaze. Asaze naho babuze ndakureye. Oh my god, Debora sara
iyo ni turufu ariko yo kugira ngo basi tukumve. Ekimatiriya ntago ndi gukina namwe, se murabona ngana namwe ku buryo nabakinisha, mwe muri abana kuri njyewe. Ati nibyo turi abana turanakubaha ariko widukinira, none se uraza kutukinira ahangaha filime yuko ngo Debora yasaze se byo gusara ibintu by'abasazi. Ubu yafashe agasozi ariruka, akuramo n'imyenda n'inkweto, yambara ibirenge ariruka mu muhanda. Igo ariko antura umuti w'amenyo we. Ekimata ariko riya ibintu byose kuki wowe bifashe simple, wowe bifashe as simple kandi ni ibintu biba bikomeye. Ati none se mbikomeze kandi bidakomeye, wowe uri aho ngaho uri kudukinira ikinamico na filime hano imbere ko Debora yasaze. Bakira aho ngaho Rawuru nawe ahita aza abaza Kim, suri kubabwira ibiki ko mbona wajya ngo uri kubaha ibisobanuro birenze. Singende nari ndi kubasobanurira ibya Debora. Rawuru ati wivunika, ndabizi ntago bakumva. Riya hera kakabwira papa we, kambwira ati Rawu nawe se kandi uje mu gakino, nawe uje kudukiniraho théâtre ngo Debora yasaze. Ariko mana we ni mu mujyane mu bitaro. None ariko ibitaro by'abasazi nibibaho hano mu Rwanda se tubifite? Okay, none ngiye kwiga kuba muganga by'amasaha make, ndamubavurira amategeko ndabanyaritse. Rawuru yegera imodoka akabwira Riya, akabwira ati Riya tugabanye imikino, ibintu birakomeye mwana wa. Krenia mu burakari bwinshi atabwira ati ibyo bintu nabihazi sinkeneye kubyumva. Iyo mikino murimo mukomeze muyikinane, ikindi niba yasaze njyewe na Riya ntago bitureba, nyine birareba mwebwe. Ubundi se muri kubitubwira ngo tubikore iki? Rawuru ati Krenia mwana wanjye, ndati karamedadi singukunda, ndati ariko nanjye ndagukunda. None se sinkubaha? Ndagukunda bikajyana no kukubaha. Rawuru ati cyane pe, ndanagukunda cyane birenze no kubitekereza kuko ufite ikinyabupfura, ufite umutima wuje ubumuntu. Kuri iyi nshuro base twumve Debora ntago ameze neza, ibintu turi kubabwira ntago turi kubakinisha, nta nubwo ari no kuvuga ngo ni imikino, ni imitwe, ngo ni filime, ngo ni théâtre. Ese turi gukinira ku buzima bw'umuntu kandi. Krenia ati none se koko yasaze? Undi ati yego, ntago turi kubakinisha pe. Ubu koko mama wanyu yabakinisha, Kim akaza hano ari gukina, nanjye nkaza ahangaha na Medi, twese ibintu byadushoboye. Ubu murabona turi kubakinira filime koko? Krenia ati reka wenda twemere ko atari byo. None so what? Muragira ngo bigende bite? Tubikoreho iki? Tugende tumufashe gusara se natwe twiruke nkawe? Ekimati wivuga gutyo, uriya ni mama wawe. Krenia ati aunt, ngiye gukoresha ijambo rikomeye, reka nkwiyamye, ndakwiyamye. Ekimati yase kandi wirakara. Krenia ati umva, ndakwiyamye pe, sinzongera kumva uvuga ngo mama wanjye aho musize ndahazi, simusize hariya, siho nsohoze. Undi mama uri kumbwira rero ntago muzi ibintu byo kuza mumbwira ngo Debora, ngo mama wawe menya bra bra bra. Apana, narabihazi. I'm really fed up. Enough is enough. Mutanyicira ijoro kandi rwose mana yanjye mumbabarire. Krenia yahera ko agahita yakserera imodoka, we nariya bakigendera. Ariko Krenia agenda bitekerezaho, kuvuga yibaza byinshi. Ka Debora sara sarishwa n'iki se? Niki se ubundi cyabaye? Ubundi niki cyaba cyamuteye gusara?
habaye iki se ubundi? Ese ubundi habuze iki? Nawe ntago mbyumva. Debora Sara, ariko niyo yaba yasaze ntago bindeba. Kireni ya Nariya bahera ko bakitahira. Tugaruke kuri Kisha bari mu rugo ari kumwe n'umukozi, aryamye ariko ubona atameze neza. Afata telefone ye agahamagara Hamza aritaba, yamara kwitaba akambwira ati kandi kumamagaye bikugendekeye gute, ushaka iki? Kisha ariko nahereye kare nkubwira ko ntameze neza. Ntago meze neza babe. Hamza araseka. Ngo baby, njyewe se amwe your babe. Forget it. I'm no longer your babe. Even ntabwo bizigera biyongera no kubaho. So mbabarira ubyibagirwe, ubifate nk'ahahise. Najyaga numva abantu bavuga ngo nyibagirwe nk'uko wibagiwe ngo amashereka wonse ku ibere rya mama wawe. Ndumva nanjye ariyo magambo nakoresha, ariko nk'uko ushobora kubyuka waribagiwe cyangwa se utakibuka inzozi waheriyeho urota wowe kuva watangira kumenya ko urota, aba ariko wibagirwa Hamza. Rero ntukanyite babe, jya unyita Hamza. Aha ngaho mbwira rero ngo bimeze bite, ngo ufite ikihe kibazo, ushaka iki, wabaye iki, ko mbona uri gukomeza umamagara buri kanya. Uratekereza ko nta kazi mfite? Kisha ariko ntago meze neza. Mu nda hamereye nabi pe. Mu nda harandya, maze iminsi 2 mu nda handya, sinkiryama. Ahari wenda wowe uri doctor wabasha kumenya ikibazo mfite. Undate kuba ndi doctor ntago bisobanuye ko nahita amenya ikibazo ufite. None se wagiye kwa muganga ukamenya ikibazo ufite, ni ngombwa ko ngiye nkubwira ikibazo ufite? Nyine kuba mu nda hari kukurya ni ibintu bisanzwe. Kishati ntago bisanzwe. Byaba bisanzwe gute se kandi ntwite? Ese basi niba ngiye utanamfitiye impuhwe, watekereje kuri uyu mwana wacu twembi? Already indiri kugira amezi 4. Ntago aragera ariko ni 3 hafi n'igice. Wagiye indi ifite ukwezi kumwe, ariko kubera stress, kumbwira nabi kwawe kwa hato na hato. Hamza, iyo abura kumbwiye nabi byambabazaga neza mba ndi hafi kuzaturi ku mutima. Nta munsi n'uyu n'umwe turavugana ngo mbwire neza. Kuri gihe ubunyuki nabi, iyo nguhamagaye uri kumbaza ngo kuri inshuro nshaka iki, ese basi nta nubwo ujya unkumbura? None se nta nubwo mfite uburenganzira bwo guhamagara papa w'umwana wanjye? Hamza atari kuraseta. Uwo mwana ubuvuga ni umwana uzavamo minister, hazaba president. Umwana ubuvuga uziko wagira ngo ntago azavuka ameze nk'abandi bana. Mwana wamugize iturufu, akantu kose n'umwana, kibaye cyose n'umwana, umwana utaranavuka. Ese ubundi umubare utataravuka? Kishati basi mbabarira, narakosheje, nakoze amakosa menshi. Yego wenda natumye wenda ibyishimo byawe bicagata, natumye bicagata, ubu biracagaze. Basi please mbabarira, wenda umpa amahirwe yo kuba uwawe. Niteguye kubiharanira, niteguye gutuma byibura ubona ko nanjye ngukeneye, sibyo? Undi atapana, igihe cyarakurenganye, nta mwanya ngufitiye. Undi ati se basi wagize umuntu ubwira muri babaganga mwakoranaga akaza kandeba ko nameze neza, simfite n'imbaraga zinkura mu nzu.
hamuza tujyeyo nutajyayo rurere. Ahera kakamukupa kisha biramurenga bikamucanga kavuga ati mana ese nuko bimera kwihambira ku muntu ukunda watagukunda. Ese nuko bimenyera gutwitira umuntu mudakundana. Nari nzi ko wenda kuba ntwite biza bikimenyetso cyiza cy'uko njyewe na Hamza dushobora kongera tukihuza tukagarukana, mbese nkongera nkamubera girlfriend akankunda nk'uko yankundaga. Ariko I was wrong. Ubusubuka bari kunyuka inabi. Ubundi uyu mwana we nakura azamukunda, navuga se azamukunda. Mana abandi bakobwa nuko bibagendekera. Ese umuntu wese ubanye n'umuntu wamuteye inda atamukunda nuko aba mwuka inabi? Niba ari uko bigenda, ingo nyinshi zubakiye ku binyoma. Niba ari uko bigenda, ingo nyinshi zibayeho mu gahinda. Ibaze kuba wabana n'umuntu akwanga akanabikwereka. Mana ntago nagira umuntu n'uyu rumwe nifuriza kuzatwitira umuntu utamukunda ndetse batanakundana. Rimwe na rimwe dukora amakosa tuzi ko turi gukora ibintu byiza kandi bizatubyarira inyungu, tutazi ko bigiye kutubyarira ukuzimu, uburibwe buhoraho, agahinda gasaze, inimba n'ishavu n'ibikomere bizahora biva ku mutima. Mana iyo nza kumenya ko ari uko bizamera, iyo nza kumenya ko Hamza azangira gutya, simba narakoze biriya, mba narigumiye muri Canada nkakomeza ubuzima. N'ubundi ubungubu ntacyo mfite ndamira, ibintu byose byamaze kwangirika. Ariko Renia ntiyakongera kumukunda kandi nanjye ntiyankunda. Rimwe na rimwe dusenya inkundo z'abantu zari zimeze neza, tugasenya ibyo tutubatse tutazi naho byatangiriye, tuzi ngo tuje kubyivangamo, yewe tuje kwitambika, bikarangira ibyo twitaga ko bizatuviramo iby'umugisha bitubereye iby'umuvumo. Ibyo twari tuzi ko wenda byibura byazatuviramo urukundo rw'ubuzima bwacu, bikatuviramo urwango rw'ubuzima bwacu bwose. Ibaze ukuntu Hamza asigaye anyanga. Urwango rwonyine mfitiye ibaze ko runamurenga akarugaragaza n'inyuma. Byose ababivuga ari nakari kuribwa mu nda bikomeje gushoberana. Ahera kagafata telefone agahamagara Renia. Mu guhamagara Renia, Ria niwe uba uyifite akitaba. Mukumva yumva undi ameze nabi asa nari kuri naho ari kurira, ahera kagatuza agaceceka ngo yumve. Akumva hari kishara asa n'uri gutabaza, ukureba kabona inamba ni sevinze. Ahera kakajya kureba mukuru we kavuga ati muvande, iyi namba kiri kuguhamagara aho kugira ngo avuge nkumva ari gutaka. Byanshobeye. Kirene yarayitegereza kabona ni yakisha. Ahera kakamuhamagara, mu kumuhamagara Kisha yitaba avuza induru cyane atabaza avuga ati ni munabare ndavuye. Kirene yahera ko agasohoka atarwiyambitse, mu gusohoka Ria aramukurikira. Kirene akavuga ati kandi wowe ugiye? Undi ati ntabwo ugenda wenyine. Muri iyi minsi rega ntabwo nyukwizera,
uzagende none twongere tukubure. Kireni ati Riya, naragusezeranyije ntabwo nzongera kugusiga, sinzongera kugenda ngusize. Basi sura nyizeye. Undi ati yego ndakwizera mukuru wanjye, ariko kuri iyi nshuro nta hantu uzongera kujya tutari kumwe, uragenda ugatinda nkanagukumbura. Kireni ati Riya, reka ngende, umuntu ngiye kureba amenye atameze neza. Riya ati tujyane. Kireni n'ayandi mahitamo bafite, aramwihorera bakajyana. Ajya kubona akabona bagiye kwa Hamza. Ndetse kandi mbona twerekeje kwa Hamza tugiye. Si wambwiye ko Hamza yagiye muri Poland? Kireni ati Riya, kano kanya nta busobanuro mfite bwo kuguhereza. Reka basi tuzinze kugusobanurira mu nyuma. Gusa niba ubyibuka neza, nakubwiye ko Kisha asigaye aba hano. Riya ati uje kureba Kisha? Reka nanjye nze ndebe icyo gishongore mama. Uwo mukobwa waje kwitambika urukundo atazi naho rwahereye. Kireni ati Riya, singukunda. Undi ati yego urankunda kandi nanjye ndagukunda subizi. Mbabarire basi ntuteze akavuyo. Mbabara nuze kugira ijambo uvuga. Riya ati nyine buriya ndaza guceceka ariko umunwa n'undya ndavuga. Bahera ko bagasohoka mu modoka. Kireni yegera Riya akamuhobera, akavuga ati muvande mbabarire basi ntuze kuvuga sibyo. Undi ati sindi buvuga ariko nimbona icyo mvuga ndavuga sinceceka, urabizi ko ntajya ndipfana. Kireni yakigera ku muryango yumva Kisha ari gutaka, ahera akakinjira mu nzu, akazamuka mu cyumba asanga undi ameze nabi, uburiri bwose bwuzuye amaraso. Ahita avuga ati Kisha, ntubwire ko wagerageje gukuramo inda, none ko uri kuva bimeze bite? Kisha nta nubwo abasha kuvuga, abazunguza umutwe gusa, arimo arataka, ari gutaka cyane. Undi ahera ko akamwegera akamubwira ati Kisha mbabarira umbwire bigenze bite ko mbona amaraso ari menshi wavuye none uri no kuzunguza umutwe, ndamenya uri kumbwira iki? Kisha ntabwo abasha kuvuga. Kireni yabona nta kindi kintu cyo gukora afite, ahera akagafata telefone agahamagara muri bamwe mu badokita bakoranaga na Hamza. Umudokita atinda kwitaba, agahamagara umunasi, we aritaba, ahubwo ati bimeze bite mu kazana wacu? Kireni ati meze neza ariko si cyane. Undi ati se kandi ubaye iki? Kireni ahera akabwira umunasi, akavuga ati ndiba bishoboka mbabarira uzane ambulance hano kwa Hamza, mfite umurwayi kandi umeze nabi. Nasi ati se kwa Hamza ko nahazi? Kireni ati reba dokita hafi aho ngaho, wa mudokita wakunda gukorana na Hamza warahazi, basi mugerageze umuntu atampfana. Undi ati nta kibazo. Ahera akagakupa. Kisha aba ari gutaka, ari mu buribwe bwinshi, ari nakabwira Kireni amubwira ati ndapfuye, Imana imbabariye kanyize rya none nazayishima. Ese ni gutya bimera? Burya se nuko biryana? Ndi kubabara cyane. Kireni ati se kuki utabimbwiye kare kose? Kisha ati ndi kumva naheze n'umwuka, ndi kugera hagati no kuvuga bikananira. Ati gusa ndumva ndi kuribwa cyane, maze iminsi ndibwa, ariko nabwira Hamza ntabyiteho. Numvaga ndi bujye kwa muganga, ariko imbaraga zinkura hano nazibuze.
Kirene atari ko byose n'amakosa yawe. Narakubwiye ngo ushaka umukozi jewe nzajya mwishyura utinda kumushaka. Ubu ngubu uyu mukozi aza kuba hari aba yakugejeje kwa muganga nangu se kuba yamamagariye igihe. None ndebera uri kuva ngahibaze indu twite nivamo. Kishato yawe Imana imbabarire umwana wanjye ntavemo. Imana imbabarire umwana wanjye abeho. Nicyo kintu cyonyine nsigaranye, cyonyine nakishimira, nangwa se nazajya ndeba nkumva ndishimye. Imana imbabarire indindira umwana. Riyahera kakinjira asanga undi ari gutaka, munda hari kumurya cyane. Riya ati se ko mbona uyu nguyu ari gutaka nkaho ari kubise kandi bigenze bite? Abaye iki kandi ko numva ari kuvuza induru cyane, niko wabaye iki? Kirene yarahindukira akamureba kabwatiriya, wambabariye koko twasezeranye ngo iki? Ndati nakubwiye ko ndi buceceka ariko ntago nabigusezeranyije. Nakubwiye umunwa n'undya ndavuga. Ndetse ndeke kubaza. Asubundi ko numva ari gutaka cyane yabaye iki? Kirene ati ndone se ntabwo uri kubibona, ntabwo ameze neza. Ndetse ko mbona hano wuzuye amaraso, buriri bwose bwuzuye amaraso, habaye iki ubundi? Kirene yatiriya babarira nundwaza umutwe, babarira ndakwinginze pe, kuri iyi nshuro ihangane. Yatize n'ingaruka zo guhemuka abantu. Ati icyo nzi cyo mise nibwira icyabaye. Yegera Kisha kavuga ati urukumva ukuntu biri kuri yana rata, uri kubabara se ubundi? Nase mbuda hari kukurya cyane rata? Se nawe wababarara? Nawe wanyura mu buribwe? Bibaho se? Apana, ago wababara abantu. Noneho uri kumva ukuntu biri kukurya, noneho rero ihita wimagina uburyo mukuru wanjye yanyuze mu buribwe akimara kumenya ko utwitiye boyfriend we. Ariko rubanda rugira n'umutima ukomeye. Hakubundi Kirene umutima nk'uyu ukura he? Ngewe ntago umuntu yaba yarankoreye nk'ibyo yankoreye ngo mbe ndi hano. Kirene yatiriya wambabariye ko umuntu atarwaye atarembye, ndi atari ko byose nta makosa ye. None se yajyaga kuryamana n'umugabo utari uwashaka iki? Ngo harya ngo mubikora kugira ngo babakunde? Ubuse ko wabikoze yaragukunze, ntiyagutaye akigendera. Kandi ubiyaze kuba gukunda ntago yari kuguta. Nimukabikore muri kugira ngo mutsindire imitima y'abasore, ngo uri kuryamana n'umuhungu ngo utsindire umutima we, barakubeshye. Izo ni inzozi buri kurota ukanuye wicaye. Ubwo rero wari uzi ngo Hamza azagukunda ngo numubwira ko mutwitiye. Ariko rubanda ntimugira n'isoni. Riya araseka. Kirene atari ko se uzi kuri guseka mu bintu bibabaje. Ubu umuntu ari gupfa nawe uraho ngo uri guseka wasetse watembagaye. Ni ikihe kintu gisekeje hano? Riya ati ngiye ibyo ndi kubona byose birasekeje. Shana anyure mu buribwe nawe yumva uko biryana. Aza amajoro waraye wicaye uri kurira. Erega buriya nubwo mba nsinziriye simba nsinziriye, mba ndi kukumva ukuntu wabaga wimyoza uvuga uti Hamza aramemukiye, dore uyu niwe kabitera, uyu niwe nyirabayazana. Si wowe watumye baguhemukira? Ase muko wakamanikiraga iki? Harya ngo witwa Kisha? Kisha. Kisha, nice to meet you. Nitwa Riya. Kirene yareba murumuna we kabura ikintu amukorera, akazunguza umutwe, ahera akamufata akamusohora. Kabwatiriya mbabarira utahe. Riya ati naho njye. Nari narashatse umunsi nzahura na Kisha narawubuze. Reka mubwire rwose, mubwira kandi ku mutima.
ahubwo buriya mu nda hari kumurya gake. Niba nawe buribwe niba nawe ari kuribwa wenda buribwe bw'abaganga nibamugeraho burashira, ariko uzi umuntu uribwa akaribwa mo imbere kandi nta muti nta rukingo, uzi uburibwe yatumye unyuramo, uburibwe butagira muganga. Si nawe gusa, nta nubwo ari nawe gusa wanyuze mu buribwe, nanjye nabunyuzemo. Kandi ubu mutekereza ko Hamuza ari muri Poland yishimye? No, ntago yishimye. He is not happy. Yahunze ibizibu. Uzi ngiyo aza kuba yishimye, ngaho imagine, nangwa se let's assume ko umuntu utwite kano kanya ari wowe. Tekereza ko Hamuza yari kuba ari muri Poland? Yakabaye ari hano. Mujye mutekereza kabiri mbere yuko ukora ikintu. Jya ubanza utekereze ku ngaruka, utekereza abantu bizangiza. Ese bizasenya iki? Bizangiza imitima ya bangahe? Bizatera abantu bangahe ibikomere? Ibyo bintu kishi yaza kubitekereza, naba yarakoze aya mahano. Bakiri muri ibyo, ambulance ihita ihagera bagasanga yavuye amaraso menshi. Kireni yahera kakababwira ati mugerageze mwihute, mukora uko mushoboye, mutabayire Kisha n'umwana atwite. Bahera ko bakajya kwa muganga. Kireni ya Nariya nabo binjira mu modoka bakabakurikira. Kireni yabwira Riya kavuga ati mbabarira utaye. Riya ati nago ntaho, ngomba kureba uburyo uriya mukobwa agaragurika kubera ubuhemu n'ubugome bwe. Atariko Imana irambabaje, ubundi kubera iki duhuye atameze neza? Ubundi nagombaga guhura nawe ameze neza atuje, ubundi nkabanza nkamushishura neza ntuje, nkamuhera ku kirenge mutonora nkamugeza ku musatsi. Kireni atariko se Riya ufite ikihe kibazo? Riya ati reka mbigusubiriremo, uzatuke Rawuru, uzatuke Kari, yewe nanjye uzantuke, uzahemukire Rawuru, uhemukire Kari, nanjye umpemukire, ariko ntuzakinishe guhemukira mukuru wanjye nkunda ari we Kireni. Ahubwo twihute tujye kwa muganga, njye kwirebera episode ya kabiri. Iya mbere yarangiye. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese Kisha biraza kugenda gute? Aho umwana waraza kubaho nangwa birarangira indi ivuyemo? Debora ibyo bikomeje kuba gaterera nzamba, ndetse Kireni kugeza n'ubu nakeneye kumva izina Debora mu matwi ye. Ese bizakomeza gutya kugeza ryari? Hamuza se we azagera aho ngaho ababarire Kisha, amwakire nk'umugore we, babane nk'umugore n'umugabo? Byose rero mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Mbabazi Naguha, njyewe nitwa Obvious Atete Pauline. Inkuru ninjye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.